Ibintu bitanu wakora ubu bikazakwinjiriza amafaranga bitarenze mu mwaka w'2021. Abantu benshi bashakira amafaranga hatari. Batekereza ko abantu aribo batuma batabona amafaranga. Ariko sibyo kuko ubukire buba bukurimo. Kuko nta muntu n'umwe wagufasha kuba umukire. Muri iyi video tugiye kukwereka ibintu bitanu wahindura mu buzima bwawe maze ukabasha kwinjiza amafaranga menshi mu gihe cy'umwaka umwe. Ni ukuvuga ngo amezi 12. Ikintu cya mbere ugomba guhindura ni uko ukoresha igihe maze ukakibyaza amafaranga. Uwahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Benjamin Franklin yigeze kuvuga ko time is money. Gusa abantu benshi bo muri iki gihe ntabwo basobanukiwe mu by'ukuri icyo igihe ari cyo. Ku bantu benshi bazi ko igihe ari amasaha 24 kandi nta kindi ariko munyihangane igihe kirenze ibyo. Igihe ni ubuzima bwawe. Urabizi, niba uri umukozi w'ikigo runaka baguhemba kubera igihe runaka wakoze. Igihe ni ikintu cy'agaciro Imana yakwihereye. Igihe nicyo kintu ufite cy'agaciro kurusha ibindi. Niba indege yarigeze gusiga, niba bisi yaragusize kubera umunota umwe ukerereweho, urabyumva neza. Uko ukoresha igihe nibyo bizagira uruhare mu kuba waba umukire. Ni gute wabyaza amafaranga igihe cyawe? Shaka umwanya ukore urutonde rw'ibintu utakazamo igihe bitari ngombwa cyane, nka televiziyo, amasaha cyangwa igihe umara uri mu mazimwe, igihe umara uri ku mbuga nkoranyambaga cyangwa social media. Nugenzura neza urasanga utakaza amasaha menshi ku munsi. Bityo rero bisuzume witonze neza. Igihe utakaza kuri Instagram kingana n'igihe undi muntu atakaza arimo arasoma igitabo cy'imari cyangwa kwihangira umurimo. Ibyo bikamufasha kuba yatangira kwikorera. Nyuma yo kumenya igihe utakaza, ugomba gushaka uko icyo gihe ugikoresha mu bindi bintu bikubyariye inyungu. Koresha icyo gihe usoma financial books cyangwa ibitabo bivuga ku mari. Koresha icyo gihe ushaka business watangira. Kora amakosa, iga kandi ukuri. Niba ukunda kurazika cyangwa kwimura ibintu wakagombye gukora ubu ngubu ukabishyira mu gihe kizaza, gerageza ubihindure uhereye ubu. Gerageza byibuze ufate amasaha 5 buri cyumweru ukora ku gitekerezo kubyarira amafaranga cyangwa cyatuma uhinduka ukaba umuntu mwiza. Urugero, niba uri umukozi ugasoma cyangwa ukiyigisha ibintu wahindura mu buzima bwawe bigatuma uba umukozi mwiza. Imwe mu mpamvu nyamukuru z'ubukene ni ugupfusha ubusa igihe. Ntabwo bishoboka ko wakoresha neza igihe cyawe ngo ube umukene. Niba ushaka guhindura uko ikofi cyangwa koti yawe mu gihe cy'umwaka izaba isa, hindura uko ukoresha igihe cyawe. Icya kabiri, bona ibibazo abantu bafite nk'uburyo bwo kwinjiza agatubutse. Urugero, uba mu gice cy'icyaro aho abantu bahinga bakeza ariko bakabura isoko. Kuki utafata icyo kibazo cyo kubura isoko nk'uburyo bwiza ubonye bwo kwinjiza amafaranga?
icyo byagusaba ni ugusoma ibitabo cyangwa guhiga muri Google ingingo zivuga ko bashaka amasoko. Niyo waba udasanzwe ubikora, waba ubonye aho uhera. Umukire w'Umushinwa witwa Jack Ma yaravuze ati, amahirwe aboneka ahantu hari ibibazo. Niba ushaka ko mu gihe cy'umwaka uzaba ufite amafaranga atubutse, gerageza ushake ikintu wakora gituma ubuzima bw'abantu burushaho kuba bwiza. Uwitwa Zig Ziglar yaragize ati, ushobora kubona buri kintu cyose wakenera mu gihe wabasha gufasha abantu kubona icyo bakeneye. Icya gatatu tugezeho, byaza amafaranga ubumenyi ufite. Ese waba warigeze ubona umumasuzi uhembwa neza kurusha umuntu ukora muri banki? Ese waba warabonye umuhanzi winjiza amafaranga menshi kurusha hafi buri wese? Waba se warabonye umuntu winjiza amafaranga menshi bitewe no gutera urwenya? Ese waba warabonye umuntu ukorera amafaranga atubutse kubera kwandika? Ese wabonye ukuntu abantu bandika ibitabo bakunda kwinjiza amafaranga menshi hafi buri cyumweru? Icyo ukwiye kumenya, ntabwo ushobora gukena mu gihe ufite ubumenyi runaka. Niba udafite ubumenyi bukenewe ku isoko ngo ububyaze amafaranga, shaka ubumenyi bwazakugirira akamaro maze nawe ubashe kubwiga, bityo nawe ubashe kubona amafaranga. Niba uhora kuri interineti kuki utayibyaza amafaranga? Ushobora kuba ukoresha interineti ugamije kwishimisha. Ese waba uzi ingano y'amafaranga abandi binjiza binyuze kuri interineti? Ese uzi ingano y'amafaranga winjiriza Google, Instagram na YouTube? Ese wari uzi ko nawe izo mbuga zishobora kukwinjiriza amafaranga? Ushobora kwibaza uti, ni gute nakoresha Instagram mu kumenyekanisha ibyo nkora? Ni gute abantu binjiza amafaranga binyuze kuri YouTube? Ni gute nagurisha ibintu kuri interineti? Ibi bibazo ushobora kubibonera ibisubizo binyuze kuri research engine nka Google ndetse na YouTube channel nyinshi zirabisobanura. Turagushishikariza gukoresha interineti mu buryo bwinjiriza amafaranga aho kuyikoresha nk'igikoresho cyo kwishimisha. Niba interineti itanyinjiriza amafaranga, ushobora no kuyireka kuyikoresha. Icya gatanu, koresha inshuti zawe n'abantu muhura mu buryo bwo kwinjiriza amafaranga. Inshuti zawe zishobora kugira uruhare mu kuguhuza n'inshuti zabo, bityo abo bantu ukabigiraho byinshi byakwinjiriza amafaranga. Bityo ugomba kugira inshuti zikungura ibitekerezo byiza bibyara amafaranga. Bamwe muri twe tugira inshuti zigira ibitekerezo byiza, ariko tukazibura umwanya wo gusangira ibitekerezo nazo, kuko ibirangaza bitaba byaturekuye. Bityo ushobora kwigomwa umwanya umara ku mbuga nkoranyambaga, umwanya umara kuri televiziyo cyangwa ureba filimi nko kuri Netflix,
maze ukajya kumarana n'izo nshuti igihe runaka. Ubuzima bwawe bushobora guhinduka binyuze mu guhura imbonankubone n'inshuti zawe, zikakungura ubumenyi. Mu gusoza iki kiganiro cyangwa iyi video twabagejejeho uyu munsi, turakwibutsa ko ugomba kwibuka ibi bikurikira. Igihe cyawe nibwo buzima. Irinde kucyangiza mu bintu bidafite umumaro. Koresha igihe cyawe mu bintu bikuzanira inyungu. Icungurire igihe usoma ibitabo byahindura ubuzima bwawe. Jya usuzumana ubwitonzi ibibazo abantu bahura nabyo, maze urebe uko wabazanira ibisubizo. Ibyo bizatuma ugira ubutunzi. Iga uko ubumenyi ufite wabubyaza amafaranga. Ntugakoreshe internet ugamije kwishimisha. Ikoreshe uyibyaza amafaranga. Ukoresha imbuga zitandukanye kugira ngo ugurishe ibicuruzwa, serivisi cyangwa ubumenyi bwawe. Gira akamenyero ko gushaka uko uhura n'abantu bakungura ibitekerezo byiza. Mwakoze cyane kudukurikira muri video yacu. Mwakurikiranaga Emile Niyonzima. Niba washimishijwe n'iki kiganiro cyangwa wifuza ibindi biganiro byiza biguha ubumenyi bwatuma winjiza amafaranga, kora share, kora subscribe nimba ari ubwa mbere, kanda ku nzogera. Naho ubutaha ku kiganiro cyiza nk'iki. Bye.